Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba aho umushoferi w'ikamyo wo muri Uganda yagonze umukingo arapfa. Umushoferi w'ikamyo yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Rusizi yagonze umukingo ageze ahitwa Gisakura mu mudugudu wa Rwumva akagari ka Buvungira ni mu murenge wa Bushekeri akarere ka Nyamasheke ahita hasiga ubuzima ariko Tandiboyi we avamo ari muzima. Impanuka yabaye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 12 Mutarama ahagana saa moya za mu gitondo bivuga ko umushoferi wari utwaye iyo kamyo afite ibirango bya UBE 78-2V yitwa Akardi Barigeya, ni mu gihe Tandiboyi we yitwa Tanmani Agaba. Rwego Aimable wavuganye na Imvaho Nshya ari aho impanuka yari imaze kubera, yavuze ko yabibonye ishobora kuba yatewe no kubura feri k'umushoferi wananiwe gukata ageze mu ikorosi. Ati imodoka yahise yangirika cyane ku buryo byasabye igihe kinini ngo umurambo w'umushoferi ukurwemo kuko ibyuma by'imbere byose byari byamwitsindagiyeho. Tandiboyi yavugaga ko bageze muri iriya korosi ahamya ko yabonye shoferi byanze abona ko impanuka igiye kuba, abura ikindi yakora kugeza ubwo yabonaga shoferi ayikubise ku mukingo ahita inkwitana. Abaturage bo muri ako gace bavuga ko atari ubwa mbere impanuka nk'iyi ibereye muri iriya korosi, ahubwo ko rikunze kuberamo impanuka nyinshi. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yemereye Imvaho Nshya ko impanuka yatewe n'uko umushoferi yananiwe gukata ikorosi rihari, imodoka igata umuhanda ikagonga umukingo. Ati Tandiboyi we yavuyemo ari muzima, umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu bitaro bya Bushenge, haracyakorwa iperereza ngo hamenyekane nyirizina icyateye iyo mpanuka. Yongeye kwibutsa abatwara imodoka nini kujya bafata umwanya bakaruhuka bakanareba uko imodoka zabo nta kibazo zifite. Anongera kwibutsa abatwara ibinyabiziga n'abagenda mu muhanda bose ko buri wese umutekano mu muhanda umureba bakwiye kuwukoresha bitwararika. Mena official turacyari mu makuru agezweho kano kanya, tukaba tugiye kuyakomereza n'ubundi kuri ino nkuru igira iti Rutsiro umugabo yasanzwe mu bwogero yiyahuye amanitse mu mugozi. Ni inkuru igira iti Habiyaremye Pascal yasanzwe mu bwogero amanikishije ikiziriko cy'ihene yapfuye, hakekwa ko yiyahuye kubera amafaranga y'u Rwanda $1,800,000 yarabereyemo akimana kubyakira bikanga agahitamo kwiyahura. Nyakwigendera yari afite imyaka 48, yari mu mudugudu wa Kinunu akagari ka Bushaka ni mu murenge wa Boneza mu karere ka Rutsiro. Umwe mu banyamuryango b'ikimina cya Twisungane Kinamba kigizwe n'abaturage 290, nyakwigendera yarabereye umwanditsi yatangarije Imvaho Nshya ko nubwo impamvu nyayo yo kwiyahura ari nyir'ubwite wenyine wari uyizi, akaba yapfuye ntawe ayibwiye haba mu muryango we cyangwa mu bo bari bafatanyije ikimina, ariko ko hakekwa ko ari amafaranga kuko bazi ko ari bo babonaga amuteje ikibazo cyane muri ibi bihe, nta kindi kibazo bazi yari afite cyatuma yiyahura. Yagize ati hari amafaranga $5,000,000 batubikiraga nk'ikimina, ababuriraho ariho batatu we umuyobozi w'ikimina n'umucungamutungo w'ubuyobozi bunabizamo ngo batwishyura amafaranga yacu, hemezwa ko bazagabana igihombo, ariko we akavuga ko arengana ayo yemera yanishyura ari $700,000 gusa, andi yariwe na bariya bandi ari bo bayishyura. Akomeza avuga ko abo bandi bavuze ko nta mpamvu bayishyura bonyine, niba yarababuriyeho bose ko bagomba kuyishyurira hamwe. Baranandika barasinya, ariko nyakwigendera agumana akangononwa. Icyakora umuryango we uramuhumuriza, banafatanya gushaka inzira zo
kuzayishyura kuko yagombaga kuzishyurwa muri Gashyantare uyu mwaka. Ati ashobora kuba yarakomeje kubitekerezaho cyane bikamugumamo wenyine bikamurenga agahitamo kwiyahura, kuko mu gitondo cyo ku wa kane na tariki ya 9 Mutarama umugore we yamusize mu rugo ajya mu mirimo nta n'umwana amusiganye. Agarutse ku manywa aramubura, agiye mu bwogero asanga amanikishije ikiziriko cy'ihene yapfuye, niko guhita atabaza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Boneza Umunyamahoro Muhizi Patrick avuga ko ikibazo nk'icyo cy'ikimina bari bakigiyemo inshuro zigera kuri 3 zose. Abanyamuryango bavuga ko batahara ariya mafaranga yose, ko abo yaburiyeho bose bagomba kwishyura. Ati bari banditse bose baranasinya ko bazishyura mu kwezi gutaha, ariko nyakwigendera babona kubyakira biramugora. Avuga ko arengana uretse amafaranga 700 gusa yemeraga. Ati ntituzi rero niba koko aricyo cyamuteye kwiyahura nk'uko byavugaga, kuko tukibimenya twahise tuhagera twumva ariyo magambo ari mu baturage, kuko bavugaga ko nta kindi kibazo bazi yari afite cyamutera kwiyambura ubuzima, ariko kwimanika ko twasanze yimanitse. Ati yasabye abaturage kudakomeza kubivugaho amagambo menshi, ko n'ubusanzwe abantu batakira ibintu kimwe, ariko ubwo umuryango we wemeraga kumwoherereza kwishyura aya mafaranga yagombaga gutegereza ukwezi gutaha akazayishyura, cyangwa yabona hari akangononwa afite akagana ubuyobozi aho kwiyambura ubuzima. Yanasabye abacunga amafaranga ya bagenzi babo mu bimina kuyacunga neza bakirinda ko ababuriraho, kuko iyo bigenze gutyo bigira izindi ngaruka nubwo batakiyumvisha ko zagera ku rupfu nk'uko uriya byamugendekeye, cyane cyane ko nta wari wongeye kuyabaza. Hari hategerejwe ukwezi kwa Gashyantare bari banditse ko bazaba bayagaruye. Nyakwigendera yari umuhinzi n'umucuruzi wa kawa, asize umugore n'abana 5. Rero nyakwigendera reka tugere tuti Imana imwakire mu bayo. Reka dukomeze n'amakuru yacu, ariko dusoreze ni kuri no nkuru igira iti abapadiri 2 bitabye Imana umunsi umwe. Ushobora kwibaza ati ino nkuru iteye ite? Ni Diyoseze Gatolika ya Cyangugu yatangaje ko Padiri Jean Damascene Kayomberera yitabye Imana, ndetse na Diyoseze ya Nyundo yashyize hanze itangazo ry'uko Padiri Jean Marie Vianney Museyi Sekabara nawe yitabye Imana. Bombi bitabye Imana ejo kuwa gatandatu tariki ya 11 Mutarama 2025. Musenyeri Edouard Sinayobye uyobora Diyoseze ya Cyangugu yavuze ko Padiri Kayomberera yitabye Imana kuwa gatandatu azize uburwayi yari amaranye igihe kirekire. Itangazo rigira riti Diyoseze Gatolika ya Cyangugu ibabajwe no kumenyesha urupfu rwa Padiri Jean Damascene Kayomberera witabye Imana mu bitaro bya CHK kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 Mutarama 2025. Ni mu gihe Diyoseze ya Nyundo nayo ivuga ko Padiri Jean Marie Vianney Museyi yitabye Imana ku itariki ya 11 Mutarama 2025 yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal azize uburwayi. Umuhango wo kubasezeraho bwa nyuma uzabera ku Nyundo kuwa mbere tariki ya 13 Mutarama 2025, mu gitambo cya misa kizabera kuri paruwasi ya Katedrali ya Nyundo isaa 6 zuzuye. Diyoseze Gatolika ya Cyangugu yivuga ko imihango yo guherekeza no gushyingura Padiri Jean Damascene Kayomberera izatangazwa mu gihe cya vuba. Padiri rero Imana imwakire mu bayo. Ni naho ngaho dusoresha amakuru twari tubafitiye. Tubabwire ngo mukande subscribe hano Kumena Official kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru mashya agezweho, yaba avugwa hano mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse no ku isi hose. Hari amakuru menshi cyane aba agenda avugwa, tukaba tubahitiramo kuyabagezaho hano Kumena Official. Byiza cyane rero gukanda subscribe kugira ngo ni agira agezweho ujye uhita ubona notification ikubwira uti hari amakuru mashyashya agezweho, ujye uhita uyabona kandi uyabonere ku gihe. Reka mubwire ngo rero mukomeze mugire icyumweru cyiza ndetse n'impera za weekend nziza cyane.
batarabasha kubona ifunguro namwe muze kuribona kandi muribonere ku gihe. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane.